subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Yambu mwaramutse abandi mwiriwe bitewe n'aho mugiye muherereye. Twongeye kubaha ikaze kuri The Rich Official. It's me nk'ibisanzwe Uwase Mutabazi aka Nyamitete, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Muyizere. Umva nkubwire uzaje wivuga nibigera aho uceceke nivuge ikibazo cyawe ntikivuge. Today mfite amahoro, ntabwo mfite kugutesha umutwe pe. Yeah, she's Muyizere Vicky. Yes. aka Vicky no. Ariko murabizi ko ntagenda nabuze Vigitware. Sorry mama. Sorry. It's my name. Yeah, it's yours. Yeah, mo. Kuri mu kweki kuri mu kuri mama gusa. Ariko hanza. Hey. Okay. This is us again. Njyewe na Vicky. So, abantu benshi ntabwo mutumenyereye nyine kuba twicaye gutya turi babiri. Yeah. Uyu munsi niko twabitekereje. This is part 1, me and her, cyangwa Vicky and me, kugira ngo tugire ibyo tubazanya hagati yacu. Abatatuzi bashobora kudusobanukirwa, wenda uwifuza bari kuzatubaza ikindi kibazo cyangwa ibindi bibazo akabishyira aho ngaho kugira ngo tugume tumenyane. So, ku munsi wa none rero Jana nanje kubaza Jana nanje kubaza mwene data ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero turaganira ku bintu bigiye bitandukanye, gusa nta birenze njye na Vicky turabanye, ariko dushobora kuba tutaziranye pe. Ari ukuntu ntungura muri iyi minsi no kugenda yogenda ntabizi. Ndajaye. Aruntwaye ba. So, Vicky. Yes. Ngubwira se ko karibu hano ni wanyu. Ubango. Kandi ganitonze nyine Oya guest we. Okay, Vi. Bit. Amakuru. Umeze neza. Izina ry'ikinyamurenge ryawe ni irihe? Ni ukuri nitwa Muyizere. Muyizere Imana. Tanya. Tanyangira. Nyamuyizere. Ako ndaramubona ko none mama yahushije yari Nyamuyizere. Yagaciyemo. Vicky. Uyu munsi wa none rero njyewe nagerageje kuba umukobwa ndango wabibonye ntako ntagize. Wese wari umuhungu bundi. Urabizi. Vicky. Dore se amakuru y'umugabo. Umugabo? Umugabo. Ukunze mu kiganiro wumva amakuru y'umugabo. Wabuze ko nashatswe wowe? Viga amakuru y'umugabo. Sindashaka. Nta boyfriend. Boyfriend ni iki? Ntamukunzi. Umukunzi? Twese dufite umukunzi. Umukunzi. Yes, umukunzi wawe. Nzaguhita zisageza umutima. Bivuga ko dufite umukunzi nta muntu utamugira, twese yaradupfiriye. Umukunzi wacu Yesu Kristo. Umuhungu wahururago. Uwe muhungu. Ko numva ushaka kuramujana. By the way, umuntu ukeneye Vicky anyureho nibwo buryo bworoshe, kuko wijanye wenyine ntiwogaruka. Kuko se navuze ko ndi single. Oya ntibavuze kuri single, ariko hari abagukeneye waba uri single cyangwa utari single n'ubundi ugufite ubunyine si wowe kujana. Sindabi wacu. Tagurabi waje rero nibisobanuye ko ninde uri muri wallpaper yawe ya telefone? Ni ifoto yanjye. Ifoto yawe. Siko nje ntabibasha no kwipostinga byarananiye. Kubera suwizi ni gake. Aha aro dusangiye phone. Ivamo ifoto yanjye ni navamo nzashiramo iyanjye. Murakoze. Vicky, hari abantu bifuza kwamamariza aka kanya mbere yuko nyine dutangira. Ndamamaza. Ndamamaza. Bitabira banje bafite amafoto. Mana yanjye. Wowe mukobwa ushaka kubona umuntu witwa umunanda bikoroheye utarinze guca muri processes ngese ngo wahe Afro Pictures mu kubikora. Bari mu gufoto, bari mu kurema. None nimba ukeneye ko bakurema ukabikiremwa caka birigisha. Uzaje kuri Afro Pictures ni harani studio bakorera hano i Remera kuri Equity. Ubashaka wabagana aho ngaho no bakorera. Bafite amafoto meza cyane. None
hariya babuze abagabo n'abagore bazababonera kuri Afro Pictures. Wowe nimba uzi ko udafite umugabo udafite umusheri cyangwa se ufite ubukwe, by the way bakora amakwe, bakora ama save the date, bakora propose, ibintu byose ubishaka ewe bafite ikintu cyitwa kurema. Rero ni Afro Pictures nk'ibisanzwe nk'uko nari mbabwiye, bakorera hano i Remera nyine kuri Equity. Yes. Nabo bonyine. Nabo ngabo naje ndiyamamaje. Kubiki Abantu mugende mu ndebe kandi mu nkunda. Ese yo wigi na wigi. No. Nukuri vaye bakurebe. Iyi wigi kirankorera umuti. Oya zaki. Kurabona iyi wigi afite ariko kugaragaramo. Ni shari kandi utabona ukuntu byabaye. Byabaye gute? Shari niyo wigi haifatana n'ingore. Titunganaga njewe mfite amafaranga. Wabonye iririre? Oya iririre. Iririre? Dore. Nakirere bebe. Twarayibuze se? Oya hidageranya mshari. Mubwire mama wanje ngira umusatsi ugwa hano. Yo. Wowe subaho ndakuzi. Uri satani. Tuzi. Muvuge hejuru y'abagabo b'abasaza bari mu gukazanura. Urazo batubwira. Ndaje ndabakubwira mu kandi kanya. Amen, bye. Ariko nyamusha turamukunda cyane, n'abantu bo kuri The Rich muramukunda turabizi. Reka dukomeze. Safiki hari abantu bibagiwe kandi abo bantu ni ingenzi kuri wowe. Abaye. Twamamarije aha twicaye kuri gala Golden Gala. Yes, turi kuri Golden Gala niho dukorera ibiganiro, niho dukunze gukorera, bagira ibintu byiza, hari piscine, hari ama guest house. Hari gym, hari ibyo kurya byiza, brushette, ibiryo byose birahari n'ibyo kunywa, na ahantu heza wo gutuza, washatse sauna n'ibindi nk'ibyo. And twamamaje n'undi muntu bita Peter Stylish. Urukumva? Uwo ntago yanyishuye. Ndamwamamarije nawe ni umuntu wacu, tanga service nziza. Namamarije n'undi muntu umuntu ushaka kugira taye nziza, umuntu ushaka kugira umubiri mwiza, umuntu ushaka kugabanya ibinure, taye ushaka cyangwa ukeneye, wajya ku Instagram yawe ugasacinga cyangwa ukanyuraho ugasacinga umuntu bita Big Sin Trainer. Niho uri mu kuja mashi, niyo mpamvu ndi kubona uzahinduye isura. Big Sin Trainer. Okay, bakorera maybe aho wamushaka, nabonye akorera online. Anyway rwose ni umuntu gutraininga neza mu mutuzo, nta stress atera, nta kavuyo kenshi aba afite, agukoresha siporo yose ushaka. Umva muzaza kunshimira nyuma, icyo mbabwiye muzagereyo njyewe muzanshimira nyuma. N'ibindi byose mukeneye abifuza ko tubamamariza namwe muze mutwishure. Sibyo mutwishure, tituba tubavugaga batatwishyuye, batwishyuye. Muze mutugane, muzace kuri utabashije kubibona waca kuri Instagram ya Bucura wa Levis cyangwa ugaca ku yanjye you_mami ukatuvugisha, cyangwa se no kuri The Rich. Dufite Instagram yacu ya The Rich official, aho hose muhagere kwifotoza, kwambara ibirato, kugera ku myenda, aho ushaka sauna hano byose birahari, wamara ukaja gukora agasiporo. Suko wanariye ntaco dusize. Nuko nguko kose. Vicky, who am I to you? You're my friend. Suko nsubije gute? Uriki ndi inshuti gutyo gusa. Uri inshuti. Tabagambo mesho. Ndagukunda. Oh my god. Sinkunda mami, numwana mwiza mami. Mami. Reka mubabwire. Abantu kuri yabaza babona mami mu muhanda kamagira ngo none kimubyimbyemo ni nabi. Mami ni umugeni. Ahubwo nje zaribaza umuntu utaramushaka nimba tegereje iki. Mami ni umwana mwiza, umwana wa ufite ikibazo. Mami ni umwana ufite ikibazo. Ndavuze ufite ikibazo like ukaba wa gira mami ni umwana mwiza yabigufashamo. Mbese ntagiye wakenera mami muri inshuti ngarike gufasha mu kintu ashoboye. So she's a good girl. Yeah. Ibintu bivugira inyuma ya kamera. You're everything. Ariko nabivuga mami n'umwana mwiza. Rero vi ngewe nshaka kukubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. None nshobora kuba ndi umwana mwiza kuri wowe. Ni nk'ikihe kiguzi watanga wenda ndamutse mfite nk'ikibazo.
ukabona wenda hari ikintu kigomba gukorwa binyuze muri wowe cyangwa hari ikintu kikuvuyeho urishobora ko icyo kintu ushobora kugitanga cyangwa ushobora kugitangira mu buryo ubwo aribwo bwose mbese ubushuti bwacu buri kuri iyo level ku buryo hari icyo wakora unyitangiye like ku buzima bwanje yes bibaye ngombwa ko hari ikiva ku mubiri wawe cyangwa muri wowe cyangwa mbese anything byaguturukaho urishobora ko wabikora amenyabona niyice kwanje yes ariko irushoboye nagiko ariko kandi nibaga kaguru ndinde byakozwe n'umuntu Yesu wadupfiriye ku musaraba none ntonyitangira hari umuntu bigeze kubaza twari inshuti baramubaza se tuvuga urugero nk'uku nguku ninjye harya sinzi gusa umuntu wamaje se runaka ni inshuti yawe pe muri mbese n'umuntu biragaragara ushuti ugane turabubona pe biri deep ni bya bindi dushobora kubonesha n'amaso gutya byonyine nitwe twanajajinga baramubaza se ni yihe inshuti yawe mu buzima ni uwe muntu ushobora kuvuga uti n'impyiko cyangwa nibibaye na ngombwa hari icyo wakura kuri wowe ukamuhereza yavuga undi muntu utari wawundi yewe umuntu umukorera buri kimwe umuha everything avuga umuntu ako by the abantu niko bateye wowe hari wishyira nyine ku rwego ku wundi muntu utari okay wishyira kuri level tekereza kagufata yes. ariko muri we afite undi uri muri icyo cyiciro cy'ishiramo iyo abantu niko rero bameze mani nyine kwishyira kuri level ku muntu wumva ko uriho kandi utariho kuri we ku buryo we agufata nk'umuntu nyine cyo cyabaye abantu babaye indyarya iyo muri kumwe akwereka ko ni wewe inshuti yonyine afite ariko nyamara iyo mutandukanye inshuti nyinshi nizo zidusenya hano hanze okay umuntu kwereka ko ari inshuti yawe ariko behind akaba yagaragaza nk'agasuzugura imbere y'umubyeyi wawe site n'umubyeyi akagira isoni zo kubikubwira ariko nyuma kuzabimenya nyine nyuma ko hari n'ibindi byinshi yagiye akora ukamenya ko yigeze kugusuzugura avandimwe cyangwa none special umubyeyi wawe nk'uwo muntu byibuze kuri wowe ni nk'iki wumva wakora cyane mbese sinzi wenda wowe mwanzuro wafata gusa kuri njyewe mana we umubyeyi mana iyo story ndayumvishe ariko njyewe mfite inshuti ikansuzugurira umubyeyi ubu ni inshuti yanjye cyangwa umwanzi wanjye wowe umva njyewe noneho reka nkubwire ukuntu nteye ewe Yesu we uba wikururije umuriro utazima kubera ko ntago njyewe ubushuti bwanjye nabo baburangiye urumva ako kanya unsuzugura umubyeyi njyewe ubu nsuzuguye none njyewe ubu nsuzuguye times 10 bikumva umubyeyi noneho mbyara ntago ubushuti bwanjye nawe bwakongera kuzabaho mbese njye nawe babirangiriye aho ngaho kubera ko ngira imbari ikintu ubaha umubyeyi noneho njyewe umubyeyi wawe nk'uko turi inshuti ngerageza kumufata nk'aho ari umubyeyi wanjye numva ko icyo nakifuriza umubyeyi wanjye nawe kubera ko mama uri inshuti yanjye mufata nk'umuvandimwe nawe mba nifuza ko ariko nawe namwitwaraho so ndinde wo gusuzugura umubyeyi wawe kandi nawe ari umubyeyi wanjye of course tugomba ikintu cya mbere gihari njyewe mba numva kuri njyewe Vicky buriya hari inama zitambutswa n'ibikorwa by'abantu tuzibonera nyine muri yes tuvuga urugero Vicky ushobora dushobora kuba inshuti tuvuga urugero dushobora kuba inshuti ariko ubushuti bwacu tugashaka icyo bushingiye tukakibura pe urukumva ariko kuri njyewe tuvuge ku ruhande rwanjye hakaba impamvu ishobora gutuma hari icyo ngomba kugaragaza cyangwa hari icyo ubwo bushuti bwanjye bugomba nyine kwerekana ko ari ubushuti bwa nyabwo urukumva ushobora kuba natandukanye nawe tutakivuga tutari n'inshuti ariko bitewe n'ukuntu umubyeyi wawe yambonaga bitewe n'uko hari icyo yambonagamo akaba yanagira ikibazo akaba ari nanjye ahamagara none se noneho wajya kureba ugasanga ari nanjye uri wenda tuvuga urugero mama yarwaye ni njyewe uri kumureba ni njyewe umwitayeho urukumva ni njyewe mbese uri gukora everything sibyo ariko bikanga bikarengaho umuntu bikanga bikarengaho still umuntu ntanyurwe cyangwa ntaha agaciro ibyari mbese ubushuti bwanyu ibyo ngibyo njye ntacyo bintwaye kuko abantu turahemuka umunsi ku wundi ariko se Vicky wanezezwa no kuzasanga urukumva cyangwa wanezezwa no kumbona tuvuga urugero kugaragaza ikintu mu bantu bakuzi kitari cyo batakuzi noneho ugakomeza kubigira deep cyane tuvuga urugero sibyo barakuzi kuri umuntu w'umunyamushiha
barakuzi kuri umuntu nyine utabanye neza n'abantu ariko still wowe ugashaka kwigira hamba imbere yabo kandi still bakuzi urakumva ese nk'umuntu utekereza ko wenda ari cyari cyo abantu bazi ko atari cyo kandi nanone bamuzi nk'uwo muntu nyine wishyira mu shusho itariyo still ya image afite niyo urabizi umuntu niyo yaba ameze ate niyo waba warakoze ikintu utarabitekereje cyangwa utarabiteganyije icyo kintu yaba ari ikosa barakubeshyeye hari uburyo tudashobora kubikavaringa hari uburyo tudashobora kubikavaringa ese nk'umuntu ugerageza kwitwara gutyo iki n'iki ahindutse hari icyo byafasha cyangwa wamugira inama yo gukomeza akibera we ati komeza n'uburyarya bwawe njye kankubwira kubera ko abantu muri iki gihe ibintu byose babigize ko ubuzima bwose babuhinduye uburyarya babumva ko iwe agomba bameze nk'ikinyaruvu kano ese bakita gute mu kinyamurenge kano kihindura sinzi ukuntu bakita gusa muri comment uragashiramo kakandi gahindura amabara bitewe n'aho kageze ari uruvu niba uruvu bakajya bajya bakita akanyabutabi niba akanyabutabi ndagira ngo rero kariya gahinduranwa naho kageze noneho nk'abantu niko bameze nimba ageze mu bantu bameze aba yumva ko yakisangisha nabo ariko reka nkubwize ukuri ingeso ntagiheshwa nta nubwo wowe umuntu wewe uko utekereza umutima wawe dushobora kumarana kabiri bikamenyekana nubwo wakihishira gute yaba bikajya kumugaragara ntago wese uri imana se ngo urabana n'abantu batabona ushobora kunyigiraho nje Vicky ukanyereka ko turi inshuti ntunyereke ibibi byawe ariko undi akabibona kandi njye nyamara tumaranye igihe kinini wenda simbibone bitewe n'ukuntu wamisha amaso n'ibyo ungaragariza ariko ku wundi akabona uri we so ntago wabaho mu buzima wihishe njye inama nagira abo bantu rero be you kandi nimba ubona ko ibyo uri gukora atari byo why not utabihindura ukavuga ati nimba nkora kino kintu kikabangamira abantu reka nkireke kwegera n'abandi yes I know kubera ko ntago you can't be perfect mu bintu byose ngo ube uko umuntu abantu bose bifuza kuba umeze uko ubawe ntago byashoboka ariko kandi jya ugerageza ubane n'abantu mu mahoro wakora n'ibindi bintu abantu tukabyumva ariko kandi kuba ahantu hose wari wumva umuntu abayeho mbese nta muntu wari wamuvuga neza n'umuvuze neza nawe amuvuga neza kubera ko ahari yarenga akamuvuga nabi ntago ari ko abantu twakagombye kubana njye ikintu kinshimisha mu buzima ni uko undi muntu ari kumvuga neza naho ntari nibwira ko nubwo nahari uyu n'uyu ntago nubwo yabona umuntu uri kumvuga nabi ndishuwa ko yamvuganira bitewe n'ukuntu so icyo nicyo kintu tugomba guharanira muri ubu buzima naho uzagera ndetse n'igihe uzapfa tuzasigaye tuvuga ati runaka disi yarazi kubana n'abantu ntujya wumva no guca mu ijambo ntujya wumva n'igihe baba bari kuvuga tuvuga urugero nk'umuntu agiye kubana n'undi urukumva hakabaho impamvu z'ababyeyi zigatuma atandukana n'uwo muntu kubw'impamvu z'umubyeyi urukumva wajya kumva ngo se yagize gutya ngo se yari ameze atya ubu niyo mpamvu urushako rw'ikigero rwabaye ibibazo basigaye bagendera ku bya famiye byashize ibintu bya none ukamwumva ngo iwabo ngo bari bameze gutya kudahamwa neza nyine ugatuma n'umuntu abigenderamo kandi utari abenshi abana b'iki gihe bari mu kuzira past y'ababyeyi babo twarangiza natwe tukigira nabi tugakomeza still kwa kundi wahita tutaba dufite guhindura icyo ababyeyi bakoze cyangwa twebwe tubiki nyine igihe hari cyari cyo cy'ukuri wewe hari n'undi abantu nabo ntibashima hari igihe n'ubundi ukora ibihamanye mbese bitandukanye n'ibyo umubyeyi wawe yakoze ariko still bakaguma kubona muri ya shusho y'umubyeyi wawe I know ariko hari n'igihe hari n'ubona kuvuga turiya rwose atandukanye n'umubyeyi we ntaho bahuriye nje nabi wenda umurugero nkabivuga ariko undi uri hariya wenda akakubona muri ya shusho bitewe n'ikibi umubyeyi wawe yamukoreye cyangwa se bitewe n'ukuntu yamubaniye nabi still akavuga ati uriya rwose narushakwamo bitewe n'ukuntu mwamubaniye iwanyu kuko ati uriya mukobwa sinamushaka bigatuma mbese abibwira abandi bantu uriya mukobwa uburyo kumushaka ni mwiza ariko bimeze uku n'uku ibyo niso biziza ko bibaho bibaho tugomba guharanira ku bantu mbese ikintu cya mbere ni ubupfura uri imfura reka nkubwize ukuri mami nta kintu na kimwe muri iyi si cyazigera kikuba mbese
yes ibibazo birashika ariko iyo uri imfura ubwo bufura bwawe kugeza ahantu wowe utatekerezaga ko wagera so abantu babinyangamugayo tu I know gusa vi ngewe ngiye kuvuga Vicky ibintu bingahe muziho defoze muziho uko zaba zisa kose ngiye kuzivuga and then nawe agira umwanya agira ibyo ambaza ambwira ibyo ashaka. Okay, duhere ku byiza cyangwa ku bibi ko ntago uri perfect urabizi. Urahera ku bibi bayere kamera ku byiza. Vicky rero ibintu bye byiza ngewe muziho okay reka duhere byose ndabivuga muri rusange. Vicky uyu nguyu mubona okay ni umuntu uzi kwiyitaho, ni umuntu nyine ujya uvuga uti ngiye gukora iki kintu kubera ari icyanjye, si nkanjye pe turatandukanye ngiye kujya mfata umwanya ibintu byanjye mbiha umwanya birangora kenshi, ariko Vicky ni umuntu upanga utuntu twakadushyira ku murongo. And then ikindi kintu mwajyanye mu isoko, tuvuga urugero mwajyanye mu isoko afite amafaranga ntabwo wabura ikintu cyose wamuherekeje ntabwo wabura ikintu cyura. Hari utuntu twinshi yagiye angurira tw'amafuti nubwo nyine okay ni ibintu nyine by'ingenzi, nubwo ari utuntu nyine dusa nk'utugaragara tw'amafuti ariko ni ibintu by'ingenzi ngewe nzi ko ntagenda ntabifite cyangwa ntakwicara ntabifite. Ikindi ni umuntu uzi kubana wabishatse ariko yes ntago fosingo wabishatse mwabana utabishatse birakureba. Ni umuntu utita ku kintu cyamubabaje cyangwa cyamubangamiye, mbese uyu mubona ni no stress, ni mundeka nta kibazo, araryama ibitotsi akabimara nta stress yagira ngo arabyuka ngo yabuze ibitotsi. Umva umwana akubita igitotsi byagera hagati mu ijoro akabyuka ajya gushaka icyo arya, cyangwa nubwo ajya avuga ngo ndarya cyane bya bijumba. Vicky naguze ibiro by'ibijumba arankunda kubishya kugira nyine bitabora hakonje. Narabyunze saa 9 numva umuntu ari guhekera ibijumba mu matwi yanjye mbyuze nanone ku munsi ukurikira narabyize ngiye kubishaka ndabibura nde ngo nteke nsanga nta bihari. Narababaye kuko inzara nari mfite numvaga nshaka kurya ibijumba nawe bibisi birarangira. Gusa ibindi ni byinshi, guhamya umuntu ibyiza bye ni byinshi cyane, ariko abamuzi baramuzi n'abatamuzi bazamwigera bazamumenya. Gusa Vicky ikintu gihari agira umutwe ufunze, ntakunda kuburana ngo umuteshe umutwe kandi ibintu byose we ntago Vicky ujya umutsinda. Waba uri mu ikosa utaririmo Vicky ntujya umutsinda. Iteka abashaka kwigira umuntu w'umunyabwenge yes Vicky yatuburanya ku kintu tubizi neza ko ari cyo ashaka kukubwira ngo wambaye umutuku kandi ari umukara nambaye, aravuga ngo we wambaye umutuku akabiyumvisha nkabyumva kandi kwibona ko nkemera kuko nta kundi mfite rabigenza. Ikindi kintu Vicky muziho arivumbura akamena ibintu, yivumbura nk'abazungu akose ko nabamazi yivumbura nk'abazungu ariko nawe arabizi ko hari aho atabimena. iwacu buryo kwibese burajya hari ibintu by'abebe nkumva birashimishije, ni nk'aga bijyana bageje ubundi ngo kipe yaratsizwe mu ngabe na televiziyo ariko ukajya kubera televiziyo wanjye kuyimena ku bw'amavubi. Ese niko uko we mu mavubi ariko amavubi Vicky wagira ngo akowe n'amavubi. Ejo twari turi muri siporo tubona sitata zawe turi nk'abangahe ngo se ngo Vicky yabaye gute se muhazi ndetse Vicky akowe n'amavubi yagenze kandi nta yindi timu kuri amfanaga mfana amavubi, ariko amavubi kuyafana nabyo maze kurwara umutima ngo depression. Rero ga ibintu zo kubabara cyangwa kwirakaza ukaja kumenagura ibintu urabizi nawe kutabikorera iwacu. Yarakaye ajya afata inzira agasohoka akajya ku muhanda niba honda kaburimba akagaruka ntago mbizi. Vicky ibintu amafuti bikagira ni nkaye ngurube y'umweru sino yavuga ngo nyave mu gusa cyambere no mufunga mutwe akora ibintu ashatse arakuburanya bikarangira wemeye, ntabwo bagira bw'umuntu kandi nanone bamukubise yabugira ni nka utarakubitwaho sha ni nka nzovu ntabwo urakubitwa nyibwirira nyibariza nanjye numve mureke mbabwire mami bada ni imyanda mukurya ntajya arya
iyo ugiye guhitamo inshuti Mm. ugendera kuki yewe ngiye guhitamo inshuti ngendera kuki okay ubundi umuntu unyubaha sinavuga ngo respect yindi horaho ngo kuba wenda umuntu yacisha bugufi imbere yanjye umuntu wubaha ibyo mvuga n'ibyo nkora umuntu supportinga mu byo nkora urukumva Vicky hari ikintu ushobora gukora simbure kugusapotinga ushobora kumbwira ngo ufite iduka niyo naza nkikopesha ariko urumva ko mba ngusapotinze anytime nzakwishyura ariko mba nagusapotinze anything inshuti yanjye yewe igomba kuma support ni umuntu wandi ugomba kuma support ikindi nanone sinzi wenda gusa wenda ibyo byose tuba dukeneye cyangwa tuba turi gushyitamo tuvuga ngo tugiye gushaka inshuti ngo turebe ibyo tugenderaho hari ibyo tutabona byuzuye pe ariko cyane cyane umuntu wubaha ibyo ukora umuntu ugusapotinga umuntu ukubahira umuryango that's it ibirenze ibyo ni inyongera bakubwiye bagira ikintu bahindura ku mubiri wawe bahindura iki ku mubiri wanjye touch iki amano ntayavuze se shangira amano meza njye ufite amanasa gutya ntasize Vicky wowe ufite amanasa gutya ufite amanasa mami yashizeho netre yarwaye inkorora nyinshi tangawizi amano yanjye si ibitangawizi amano yanjye si ibitangawizi abanzi baranzigira amano maremare ntago nabikinnye umupira ntano na rimwe mfite rihengamye mami iyo ugiye guhitamo umukunzi mukundana ugendera ku iki nabaye hano hari udusimba ko turanje cya giti cyatwishe na nyarutanga iyo ugiye guhitamo umukunzi like boyfriend ugendera ku iki aya bazabizanaga umuntu urukunda nakabwa n'impumyi none mami wigeze ukundanaho ashobora kuba barankunze nakundanye narengeje yo wango nakarakundana yo base nakunze uwo muntu wakunze niki wamukundiye like avuga okay yarako approachinze akuye ngo kumwemera ko byanga byakunda hari impamvu upfuye kumukunda gusa mbira the reason the main sinzi nakubwiye ngo urukundo nakabwa tuzumenye uko wagiye oya tuzumenye uko wagiye kandi hari benshi baba gushaka uzi ko ibyifuzo byacu akenshi bidakunze guhazwa n'amaso yacu nyine ngo twumve ko ngo aya maso ngo kubera ibyo abonye ngo bihwanye na bya byifuzo nkeneye yewe iba muzogira gute no kuntupaye nishima none nyine icyo nari nshatse kukubwira ni iki Vicky umuntu tuvuga urugero Vicky ngenze type ya Vicky pe nubwo ntayivugira hano ariko type ya Vicky ndayizi ariko hari uwo bashaka guhura nka Vicky nkayibona ko yemeye urumva kandi atari type habe na gato Vicky type na abantu bafite ibidabi utambabaza muri aya masaha ubu nasize ko afite inda kera nari nzi ngo abantu bose bafite inda ni abakire nabonaga umuntu ufite inda agahita amwate ni umubosi ariko naje gusanga ko sinzi kiriya kizana inda gusa ni n'ibikoma bamwe baba baranyweye udukoma oya ntabwo ari inda izana byari gusa ibikoma ako umunsi umwe nigeze kujya gusura sister wari warabyaye nyine maraye igihe naragiye kumusura sura ko nta kadanigirira naragiye ntangira kuzana uruda ndavuga ati ariko Vicky ko igikoma ndagiye yarabyaye nyine namutekera agakoma nkakanywaho nyine nanjye nari narigize ukajya ugahoza wari wahoreza umubyeyi nawe ukanywa nta gikoma ni sawa karagakoma nge rero buriya ibyo dutekereza cyangwa ibyo tuba twifuza akenshi siko tubibona ibyifuzo byacu ntabwo bikwiye ntabwo nyine akenshi bihazwa nk'uko twe tuba tubishaka 100% gusa type nifuza cyangwa icyo nifuza kuri uwo muntu nshobora kutakimubonaho nkaba ntabona ibirenze ku byo nifuza cyangwa sinabibone nabyo kuri bya bindi nifuzaga ariko still nanone nkabona bya bindi byiza nashakaga so rero ntabwo navuga ngo ngendera kuri iki ngo mpitamo iki udatuma abantu basubira inyuma basubirayo no bivuga ngo tuba abantu batagira gahunda ntibagire bayikomezanye ariho tugiye kubuza se mami okay reka nkubaze ikibazo ngira byinshi ariko sindi kubaze byinshi ubu nyine uhuye n'umuhungu ni type yawe yujuje ibyo usabwa byose mu muhungu like after everything nyine wifuza like ku muhungu nyine mwakubakana right now mami mwabana like nyine aka kanya muri iyi minsi washakwa
oya nta gahunda mfite. mami kera baravugaga ngo abakobwa banganye nkatwe muri Kongo ngo barashinze none wowe uraba yifata kuri kamera ngo ntiwashaka nese urumva ko nahura n'umuntu iminsi runaka bigatuma nagenda bitewe n'ibyo namubonyeho cyangwa byakundara ushobora gushima yes ushobora gushima ariko ntago bivuze ko niyo haba hari impamvu imeze gute guhubuka buriya si byiza pe. Dufite ingero nyinshi hano hanze byagiye bibaho gutyo nyine ugasanga ibintu ntibiri mu murongo bakaba batandukana ku kintu cy'amafuti nyine kubera batahanye umwanya cyangwa hari n'ababikora ugasanga bigenze neza. So kuri njyewe numva ntacyo bintwaye aramutse ahari twabanza tugahana umwanya wo kumenyana kuko nta mpamvu nkeka aka kanya mfite yatuma nirukanka. Kimwe nuko naramutse afite impamvu mwirukansa Imana imbabarire gusa sinshobora kumufasha. Oya yagenda gake akambwira iyo mpamvu nta mpamvu sinzi ko hari impamvu yumvikana yampaye atuma twita tugenda ako kanya ari umuntu dusanga tutaziranye. Yes. Wow. Uziza cyane azangira ngo mama inti tumuraranye none ki ndabona ko tugiye kumurambirwa. Saviniki ndari wanyu. Ngi wanyu urampahira. Niho ujya ndike kibazo ufite. Niye kibazo genda. Urafona mu mutwe. No taragenda je mama umuntu uzashaka amazamancaho tuzamubombokesha. Ese urishanga uriki. Cyako bamenyesha ko umuntu ushaka mami nje nzamufasha kubo. Afite n'isoni zo kuja kwa janga. Ndabifite pe. Ariko mami baze kugenda iwanje kuko yase mami. Uko utegereje iki? Umugaza yabayigi. Ngo sengo ntagahunda ufite. Abahungu nimwe mwagowe. Kuko abakobwa twarigiye badutinya niba abana batubwiye. Abahungu se kuri babatera stress nk'abakobwa. Nyina uzi umukobwa se noneho. Wiwanye ntago bagutera stress. Abantu mu bana. Abaturanyi. Noneho baturanye. Ari video nabonye umukobwa yabwiye mukuru we. Ngo akantu kari singo gusa. Baratonganye tavuga ngo akantu kari singo gusa. Tabani di video ariko mubaza yambaye nyine ikanzu agatimba. Ngo harya ngo ndiki. Ngo ambwiye ngo ndisingo ngo harya ngo urihe ngo ngikanzura yambaye. Uzi ko bari abantu batuma ushaka kudafite gahunda. Batuma ugenda nta gahunda. Kakari mwiza. Ngo niye mpamvu akamatangira gushaka uturizoni tudahari. Bashaka impamvu zidahari ugasanga umuntu bamushyizeho n'indwara atifiti. Nukuri kw'Imana turi bazima. Nimuzaza mubona abantu bashikiye kuri kamera batarashaka. Ta bundi burwayi. Nimugaye mudushakira impamvu zitari. Akongereka mbaze mu bwizo. Gushakwa so mushinga. Ni projet se tugiye gutangira reka nkubwire. Nimba ugiye gushakwa ntago ari ibintu ngewe ntekereza ko umuntu wese yakihutira ngo nabonye uyu ngo twagiye umuntu ashaka bitewe nuko abona ko igihe cyageze cyo kuvuga ati ngewe Vicky navuze ati ese Vicky urabyemera ko hari abashaka nta gahunda ni pressure oya hari abatabikora kubera pressure kubera ngo runaka hari n'ababikora ngo inshuti zanjye zose zarashatswe ngo ninjye usigaye ngo nanjye ngombe ngende wagenda ugasanga ibyo ukurikiye uwo muntu uri kwirukankira ngo nawe ngo yaragusize ntuza uko abayeho ntuzi impamvu ntuzi icyabimuteye wagerayo n'ubundi ugasanga nicyo cyagiye ubona umuntu ubukumi bwe ntarabumara kandi sitarakiri umugore agikeneye gusirenga agikeneye kwicara mu ntebe itakiri yayindi yiwe pe. Rero izo ngo 50 ni na 20% nizo zirambana nizo zubaka agenda ukabona n'urugo ariko urugo wagiyemo ngo kubera ko inshuti yanjye yakoze ubukwe ngo kubera ko ngo umuvandimwe ngo ibiki twe turi mwipiganwa ngiye gushaka iteka ryose uzakora ikintu kubera undi yagikoze mbabwije ukuri kutazigera cyubona amahirwe kubera ko iteka ryose no gukora ikintu ngo urugo rwiwe ntago uzi ukuntu bamenyanye ntago uzi igihe bamaranye ntago uzi ukuntu urugo rwabo barwubatse wewe gusa kubera ko ubonye ngo inshuti zawe zagiye uhise ufata uwo ubonye wese uzameze ate uzateye ati hari na byinshi afite wagera ukabona ntubyihangane bitewe nuko umuntu mutamenyanye ngo umenye igihe kirekire ube wamenya intenge ziwe uzimugayire wenda uzireke uvuga ati sinkicyubatse kubera iyi mpamvu rero iteka ryose uzakora ikintu uhubutse kubera ko ndi yagikoze ni amahirwe uzakiboneramo kora ikintu kubera ko ugishaka kuri njye mba numva ari step yindi tuba tugiye gutangira mbese ni nk'ubundi buzima mba ngiye gutangira nawe kumwe n'umubyeyi wanjye hari bimwe mba mfite ntasaba mama kubera ndi mu wanjye hari bimwe mba numva ntakora kubera ndi umugore mba ngiye guhindurirwa amazina mba ngiye kwitwa mama mba ngiye kwitwa mama runaka nawe mba ngiye kuba mama w'undi muntu hari inshingano zimwe mba ngiye gukora zitandukanye n'izo nari mfite sibyo so rero
ntago bivuze ko rero ubushobozi mba mfite nkiri umukobwa aribwo mba nyifite nkiri umugore, cyangwa imbaraga mba mfite hariya arizo mba ngiye gukoresha style hariya, mba niyemeje. Reka nkubwize ukuri. Sindiyemeza Biriya bintu byo gushakwa ngo ibintu nuko runaka yagiye ngo- Vicky, ngo ntukagende yasha. ngo nuko nagiye pe. mbona ko biriya bintu nibwo buswa bwa mbere Mm. bubaho umuntu aba yakoze. Cyane. Utekereza ngo mami yashatswe ngo ngiye gushakwa. Turashakwa n'umugabo mwese? Ejo bundi nindara. hari umwarabu nabonye yavuze ngo dongo umugore wanjye ngo yari yandakariye ngo ashaka inshuti ze ngo ashaka inshuti ye ngo rero ngo nahise nzana ngo best we ngo nawe namugize umugore, yama bashaka ari Aho babiri, nyumva. byibuze we hari icyo yatanze akurikiye iwabo. Ni ukuri hari ibintu bimwe umuntu ajya atekereza ukavuga ati n'ubundi ntacyo kwihutira reka niyicarire mu rugo wowe wicara ubone ko igihe cyawe nikigera zagenda. Shansi ndashakwa nyine hatagira unyitwara no mu mutwe ngo twavuze ngo ibyo gushakwa n'iki. Ntago okay kuri njye niko mbibona, tuba tugiye mu zindi nshingano, ubuzima bwacu ubuzima bwacu buba bugiye gutandukana n'ubwo twari dusanzwe turimo. So rero niyo mpamvu nari mvuze gutyo. Ugira inama utanga ku rubyiruko Inde? Inama wewe Inde? Inde? Njyewe? Nyamitete aka Sawa. ya ukurikije experience y'ibyo ubona hano hanze cyangwa se ku rubyiruko, gira inama ugenera buri mukobwa wese uri hariya uri kumva kino kiganiro. Umukobwa gusa se? Ntabwo nayo umukobwa, umusore, umugabo, umugore. Bagira inama imeze ite? Iyo ari yo yose tuwe wumva watanga. Yabafasha mu buzima. utari umupangayi ntajyame. Utari umupangayi niyiryamire, udafite stress niyiryamire, buri wese akora ikimurimo, buri wese akore icyo yumva kimunyuze mu mutima we, ntawe ugufosinga, niba ntawe uguhagaze hejuru, kora ibikurimo. Ubwo ngubwo nyine urigenga, ubuzima n'ubwawe, usibye Nyagasani wenda ubugenga, naho undi muntu wumva ko atagukanze cyangwa atari kamara mu buzima bwawe ntagutere stress. Ikindi kintu gihari rero, ndi inama dukunda gutanga hano, ntukabe abantu bashaka kuba we, uzakomeze kuba uriwe. Ikindi nanone nababwiye ngo mujyame. Nuko utari umupangayi, utari umupangayi ujye uhaha uryame, niba wanakubiswe nta kibazo. Ibi bitatu ugende ubiture umusego w'igitanda, agahinda ugatura umusego nta kibazo. Abapangayi baragoye. Ese mami wabaye umupangayi? Nabaye nk'umupangayi, ubuzima butari bworoshe. Iyo story ni iyindi. Akabapangayi Mani, kuba umupangayi ntabwo byoroshye wangu. ni ibibazo. Umena ikirahuri ni ibindi bindi, ugira gutya ni ibindi bindi, biki na biki. Gusa tujye dushima Imana, abantu bafite ababyeyi bafite umutima ukomeye kuba yacumbikira abantu runaka, bakaba bamara umwaka, imyaka irenga nta kibazo. Ariko zise bari abakora biriya byose nuko abana babo batajya babona icumbi n'ahantu na hamwe, kandi ku bantu nyina yagaburiye imitsima amajoro n'amanywa, yahagera ntagire icyo abona cyangwa ntabone n'iyo support. Ikiryamo kwima umuntu haryama Mana, ni ibintu bitaba byoroshye tu. Gusa byose ni imigisha iva ku Mana twakira, nta kibazo. Rero kugira ngo dukurure imivumo iturutse mu babyeyi twabyihorera. So rero tubabo turibo, ntituba ko abantu bashaka ko tubabo, kandi intege zacu ntizikice intego zacu. Imana mw'ijuru baho umugisha igume bagasanire, ubona kwajije cyangwa wanabwiye nabi nambabarire. Imana ibane namwe, n'abanyanga ntaco dupfa, kuraje.